kwawe dusengera umukozi wawe agiye guhanura nk'uko wamuhamagaye. Haleluya, haleluya. Twirukane imyuka mibi ivanga ijambo ryawe, twirukane abamenyera ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Turagusaba umwuka w'Imana, imbaraga zawe izyerekeze ivugabutumwa ry'uno munsi. Dayimoni bamenyera ijambo ryawe, baceshura ijambo ryawe, bapinga ijambo ryawe mu izina ryawe. Turagusaba ahanura nk'uko wategetse, kandi twumvire mu izina rya Yesu. Aho umukoresha usanga umukoresha mu izina rya Yesu, by'amajwi akoze Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nongeye gushima Imana. Ndugu yake kama Mungu. Wemeye kujya kumwanya kutuganire. Kudia pata hayo ni jinsi. Ndabasaba ibintu bibiri gusa. Ili kwa passage ziwili zo. Ibintu byonyine kandi bikomeye. Zitu ziwili za Chambe. Toyamba. Mundiza amatwi. Munchere kudu. Icya kabiri mundiza amaso. Cyari maswala kwa hiyo kubasubiza mu minota itarenze 20. Ndiaba sauditu ya kumana. Ibyo birabananirana. Izayo kuranga. Ubimwererere. Mungu wake simenye. Imana ishimwe kandi habu cyubahiro. Mungu alemegezeke. Dukomeje gushima Imana. Ukiriza kuyambika Mungu. Wowe ukomeje kuturinda. Kwa kudendeza. Kandi uyu mwaka wa 2026 2026 Imana izakomeze kubana natwe. Mungu azakale natwe. Izakomeze kuturinda. Azabiriza kudendeza. Izadoye kugera ku byo twifuza kugera. Azabifikitire ko zimendi kufuna. Izadoye kuba abo twifuza kubaho. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi hakutuba. Mungu alemegezeke. Ndashimira Imana rero kuyambika Mungu yuko yanyemereye kuri munsi nza kuzana ndi muzima. Kwani komereza ndikali bano ndi. Kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ryayo. Kuri digeze mama waje. Ndashimira abayobozi nabo bamaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira. Namwe teraniro mwese ndabashimiye. Ubundi uhawe umwanya nk'uyu usenga Imana kugira ngo abantu baza kumva icyo Imana ishaka. Imana yabikoze, nimwinera amashyi. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Mulungu abirize kulandira ulemwa. Shimiye abaririmbyi mwese. Yabigire no yimba no. Imana yabakoresheje pe. Mulungu akwisa nshiro. Sigiye kuvuga basi, sigiye kuvuga basi. Tunena abajya. Bamwe bamufite amatwi. Inuso nani muri maguru. Bose Imana yabakoresheje. Mulungu akwisa. Kandi turi hamwe mu byo nateguye, Umwuka Wera yarari hamwe natwe. Haleluya. Umwuka Wera bizere ko agiye kudufasha. Mulungu zimo yarabiriza uritandeza. Ndagira ngo rero narondogoye. Kuko tugomba gusoma ijambo ry'Imana tukaza kuganira, ariko ijambo ry'Imana twarisomye. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva. Mu gitabo cyo Kuva, icyo gitabo cya kabiri cya Mose. Turasoma igice cya 14. Turasoma muri icyo gice cya 14 guhera ku murongo wa 10 tugeze kuri 18. Hanyuma turaza gusoma n'ubundi 21 tugeze 25. Najya kwambira hano gusoma. Reka Pastor Kimwendo abaza dufashe gusoma. Tuwerenga Exodus chapter 14 verse 10 kufikira 18. Kufikira 18. Tuwerenga mkisina la Yesu. Ndipo mmene Farao anayandikia ana Israeli anatulutsa analikuwatsata pambuyo pawo, ndipo anaopa kwambiri ndi ana a Israeli anafuwula kwa Yehova. Verse 11. Ndipo anati kwa Mose, kodi watichotsera kuti tikafe m'chipululu chifukwa panalibe manda mu Igupto? N'chiyani ichi mwatichitira kuti mwatitulutsa mu Igupto? Verse
4. Sima mwawu awo ndinalankhula nanu mwigupto ndikuti tilekeni kuti tigwire ntchito mwigupto, pakuti kutumikira mwigupto kutikomera sikufa mchipululu ayi. Verse 13. Ndipo Mose anena ndi anthu, musaope, chilimikani ndipo penyani chipulumutso cha Mulungu cha Yehova chimene adzatichitira lero. Pakuti Aigupto mukuwaonawa lerowa simudzawaonanso konse. Verse 14. Yehova adzakugwirani nkhondo ndipo inu mudzakhala chete. Verse 15. Ndipo Yehova anati kwa Mose, ufuliranji kwa ine? Lankhula ndi ana a Israeli kuti aziyenda. 16. Ndipo iwe nyamula ndodo yako nutambasulire nyanja mdzanja lako ku nyanja nuyigawe kuti ana a Israeli awoloke pakati pa nyanja pouma. Verse 17. Ndipo ine taonani ndidzalimbitsa mitima ya Igupto kuti alowemo owatsata, ndipo ndidzalemekezedwa pa Farao ndi pa nkhondo yace yonse, pa magaleta ace ndi pa okwera makavalo ace. Verse 18. Ndipo Aigupto adzadziwa kuti ine ndine Yehova olemekezedwa ine ndi Farao pa magaleta ace ndi pa okwera amakavalo ace. Mawu a Mulungu. Reka mwemeze nanjye nsome. Ndasoma muri icyo gice murongo 21 kugeza kwa 25. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati bacamo ku butaka, bajya mu nyanja hagati bacamo ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farao yose n'amagare n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya. Aya ni amagambo umukozi w'Imana yandikishije. Aya ngaya niyo tuza kuganiraho mu kanya. Ariko nagira ngo nyure muri makeya ku isomo twabonye ushize. Numvise ngomba kwinjiramo gake minota mike cyane. Twari dufite intego yo kuvuga ngo kwagurirwa iki? Kwagurirwa imbago mu mwaka wa 2026. Ibyo bintu rero twabivuzeho cyane kuko ni ijambo ry'Imana twasomye. Ijambo ry'Imana twasomye turitindaho rwose, tuvugaho byinshi. Twarisomye hano mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Twavugaga ku cy'umuntu witwa nde? Yabesi. Yabesi rero mu izina risobanura agahinda. Yabesi ni izina la kuchelo kisoni. Risobanura agahinda. Kisoni za kisoni. Nyine rero ngo afite umubabaro. Yeye anamubereka alindi. None ranje kukubyara. Anamubereka. Amwita Yabesi. Zina Yabesi uko ko birakomeza biramukurikira. Yabesi zinapita. Akomeza kuba agahinda ko. Anamukala wa kisoni. Ariko rero kwa matsobana. Yabesi yatangiye kugira akenge. Yes, Yabesi arakanya. Yaravuze ati ariko si ukoko.
nzakomeza mperanwe n'aka gahinda. Abirebye asanga siko bikwiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yabesi yarushaga abavandimwe b'iki icyubahiro, kandi siwe wari mukuru, ariko yabarushaga icyubahiro kubera icyo yakibujije rero. Nuko Yabesi amaze kuvuka agakura akaza kumenya ko ari gahinda kuko yegereye Imana, arayisenga, aravuga ati Imana, hari icyo nshaka kumuriraho, ndashaka kumuriraho iri zina. Haleluya. Erega burya ushobora gusenga Imana ikaguhindurira izina. Nubwo witwaga Nsabimana si ukuvuga ngo uzitwa Habyarimana, ahubwo izina ryanjye mu buryo bundi bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika ribasha guhinduka. Haleluya. Noneho abavugaga amagambo bakagira gute? Bakayahindura. Haleluya. Kubera ko Imana yahinduriye iki? Izina. Noneho Yabesi yegereye Imana, arayisenga, agira ibyo ayisaba, ati ndashaka kuzanira Mana, ukuboko kwawe ntibukambureho, sinzicwe n'inzara, ndetse uzagende n'umutekano. Imana imuruhisi irabikora, bituma agira icyubahiro kurusha abavandimwe. Haleluya. Twaje kubona n'ibindi byose, hari n'ibindi twabonye bitwereka ko hari abantu bagiye bahindurwa amazina. Umwami Dawidi nawe yahinduriye izina, yagurirwa imbago, yari umushumba w'intama, ahinduka iki? Umwami wa Isirayeli. Haleluya. Imana yamutangiye ubuhamya, iravuga iti nakuvanye mu rugo rw'intama gushyira mu bwungere no mu bwungere bwazo, nakuvanye mu rugo rw'intama, nakuvanye mu rugo rw'intama, noneho no mu bwungere bwazo, noneho mugira umwami ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Urumva kuva mu kuragira intama ukajya kuba umwami, hari ukwagurirwa imbago birenze ibyo, hari ukugira izina kurenze ibyo. Ibyo ni ibintu tubonaho urugero rukomeye cyane. Noneho twageze naho rero twaje kumva yuko hari imfunguzo twahawe zigomba kutwinjiza muri uyu mwaka wa 2026, zigomba kudufasha mu rugendo rwose turimo. Haleluya. Ariko mwarazakiriye bene data, abazakira kugira ngo turebe Imana ibahumugisha. Twabonye ko abagabo mukwiye gukora mutikoresheje kugira ngo mugere ku byo Imana yabasezeranije. Ariko icy'ingenzi cya mbere, mukunda abagore banyu kuko nicyo Imana ibashaka. Uwakundaga umugore ku rwego wenda nka 30%, uwakundaga umugore kuri ku rwego rwa 30%, noneho azamure agera kuri 30%. Uwari aho ngaho nawe azamura nibura agere kuri 90%. Haleluya. Bagabo murabyemera? Tugire gutya, reka mufashe nawe. Badamu namwe ari icyo musabwa, murasabwa kubaha abagabo banyu, mukabagandukira kugira ngo babone uko bagira gute, kugira ngo babone uko bagira gute, bakunda rwose. Haleluya. Mujye mupereka uremukwa azipangwa. Haleluya. Nabo bazabakunda kubera ko bazabona ko ari ikintu cyahindutse muri mwe. Haleluya. Twakomeje tujya no mu masezerano, twabonye Yakobo uko Imana yamubwiye. Iyo dusoma Yesaya 23 kubera ku murongo wa mbere, dusanga ko ari ikintu Imana yamubwiye, dusanga ko ari ikintu Imana yamubwiye. Imana yamubwiye ngo nunyura mu migezi ntizagira gute, kandi uca amazi nzaba ndi kumwe. Haleluya. Kandi noneho ngo nunyura no mu muriro, ibintu byose bizagira gute, ibigeragezo muzacamo byose Imana izabiri hamwe namwe. Haleluya. Ariko hari ikintu twabona ngo kuko wambereye iki? Inkoramutima. Haleluya.
kandi Imana ntabishobora kukubaho ugendera mu byaha bisaba ko ibyo byaha ugomba kugira ngo kubivamo kugira ngo ube inkoramutima y'Imana nguko mbere y'inkoramutima nicyo kizatuma nanga iki ingabo zigapfa ku bwawe. Haleluya. kubera ko nagutoranije kandi naguhamagaye mu izina ngo iyo ngende ijambo ngo ntutinye kumwe nawe. Haleluya. tubona andi magambo dusanga muri icyo gitabo cya Yesaya igice cya 45 duhereye ku murongo wa mbere. ibyo Uwiteka yabwiraga nde Kuro, ibyo yabwiraga Kuro yaramubwiye ngo Kuro nijye waguhamagaye kandi umufashe ukuboko. Jye narababwiye ngo ahanditse Kuro ushyira izina ryawe. urumva nijye wagufashe he ukuboko. Haleluya. kandi nagize gutenda guhamagaye unuti usaobe nijye uguhamagaye nijye uguhamagaye unuti usaobe ngo nzabasha gukenyuza amahanga yose hanyuma gukingurira inzugi kandi ngo n'amarembo ntabwo azigera agira gute yugarirwa. aha niho nabwiye abasore rero yemwe basore amarembo arakinguye ku babo b'abakobwa mugiyeyo mugiye kubatereta iwabo babahe. Haleluya. mukora ubukwe mutwereke ibirori itorero ryiyongere umuryango wiyongere byose bizagende neza. Haleluya. Haleluya. bari abasore barimo baraseka nabyumvise neza ariko ntabwo dushaka kujya kwerera na pembeni mubikora mu mucyo murangiza mubwiza ku bayobozi ubundi Imana idukorera ibirori tunezerwa. Haleluya. ibyo niko bimeze. irongera ibwira Kuro ngo nzamenagura inzugi zikuri imbere ndetse n'ibihindizo byose by'ibyuma nzabicamo kabiri. mwaramwafashe imfunguzo nimukingure n'imigisha y'Imana. Haleluya. nimukingure bagabo mucuruze mukore munguke bakore mubyara abana bakobwa mushake basore mushake itorero ryongere. Haleluya. kandi rero mugire kwizera ubushize umuvugizi w'itorero yaravuze ati turashaka ko abantu batarabyara babyara. bamaze igihe kirekire bategereje urubyaro nibabyare. Haleluya. nibabyare. abamaze igihe bategereje abagabo nibababone. abamaze igihe bategereje abagore nibababone kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishyirwe hejuru. kandi yongeye abwira Kuro ngo nzaguha ubutunzi buri mwijima kandi nzaguha n'ibintu byinshi biri ahantu hiherereye. Haleluya. ibyo ngibyo ni mwebwe mubibwirwa ntabwo ari Kuro. ni mwebwe Kristo muterane hano mu itorero rya Philadelphia. Haleluya. reka wenda turekere aho tujye gusoma uyu munsi ubwo nagira ngo mbakopezeho abatari bahari cyangwa bari bahari nabo bagiye kibongera. uyu munsi rero mfite ijambo nashatse kubagezaho rifite intego rivuga ngo kwizera. kuko kwizera ni ingenzi. abaririmbyi mwaririmbye cyane kwizera. iyo kwizera niko dukoresha imirimo yose mubona dukora. tudafite kwizera ntacyo twashobora kugeraho ariko iyo dufite kwizera byose birakunda. Haleluya. nicyo cyatumye vuga Yesu asengera wa mwana wa Yayiro agategeka uburwayi bwahura. Haleluya. nacyo cyatumye burya nicyo cyatumaga Mose ibyo yakoraga byose yabikoraga afite iki? yabikoraga afite kwizera Mose. kuko Mose yatagira kwizera biriya bintu ntabwo byari gushoboka. kwizera rero ni ingenzi. kwizera ni ikirego.
iyo dusoma urwandiko rw'Abaheburayo Ndikabereka Heberi igice cya 11 pa chapter 11 duhere ku murongo wa mbere kuyambira verse 1 avuga ngo kwizera niki aburi ko n'igikubiro ndijanye kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa ndi gukurubirira udashidikanya bose akayiga bitazaba ahubwo niko kutugaragariza ko umenye kumadonetsera ibyo tutabona ko ari byinshi ari naone haleluya amen kandi mucyatumaga abasokuruza bacu cyangwa bakera zinabakitsampagala babasha guhamya ku buryo buhamye nuko babaga bafite uko kwizera analindi gikurubiriro nanjye ndagira ngo uzirikane muri wowe ugire kwizera wumve yuko nawe hari ikimana ugomba kugukorera kubwo kwizera kwawe niko bimeze rero amagambo twasomye hariya mu kuva atubwira iby'umukozi w'Imana Mose uko Imana yamutumye Imana yamutumye ntabwo si ujye mu bintu byinshi Imana yamutumye Mose ajya gukura ubwoko bwayo ububata bwa Farawo bari bari mu Egiputa ibyakozwe byose mbere murabizi ariko reka twivugire kuri biriya kuri biriya Abisirayeli bava mu Egiputa bagenda bava mu Egiputa bagenda uko byagenze hakozwe iki baragiye ariko Abisirayeli sora abanye mu Egiputa na Farawo barabakurikiye barabakurikiye ariko burya ngo ntabwo bari bafite intego yo kubica ahubwo bashaka kubagarura he mu Egiputa kugira ngo bakomeze bakorere Farawo imirimo yari afite yashakaga ko izagerwaho ibyo rero ntabwo byakunze kubera ko umugambi w'Imana uhora uhamye haleluya umugambi w'Imana ntabwo wawuhindura uko byagenda kose nibwo babakurikiye rero Farawo amaze kubimenya yuko Abisirayeli bagiye yafashe ibyo twakwita nka special force abasirikare batoranije mu igare habaga harimo abantu batatu habaga harimo utwaye iryo gare hakaba harimo n'undi musirikare hakaba harimo n'undi muntu ushinzwe gufata nk'umuntu wakomeretse akamushyira muri iryo gare haleluya ngo barengaga amagare yarengaga 600 y'abantu ba special force ingabo zidasanzwe noneho n'andi magare y'Abanyegiputa bane Abanyegiputa baragiye baragenda barangajwe na Mose imbere baragenda bageze ku nyanja itukura ibibazo biravuka imbere hari iki imbere yabo hari iki inyanja itukura nyamara tuvuze inyanja ujya mwumva inyanja ukajya mwumva nk'uko tubyitana ikiyaga bakita ngo ni inyanja n'amazi magari cyane udashobora kubona n'akantu na gato ushobora kureba hirya aba ari menshi cyane bahageze babona imbere hari inyanja inyuma hari iki Abanyegiputa bakurikiye iruhande hari iki misozi miremire ubwo murumva ikindi bari gukora ni iki ari gukora iki nta kindi bakoze baranize barataka abagore baramuroga sinakubwira abagabo babura icyo bakora ariko tumaze kugera aho tutabasha kugira icyo dukora Imana niyo ibasha kugira icyo ikora haleluya nimwimera amashyi bamaze kugera aho ngaho nibwo batakiye Mose ariko Mose yadukuriraga ikimwe watuvanaga ikimwe iyo ureka tugakomeza kwibera mu Egiputa tugakomeza gukorera Abanyegiputa kuruta ko tuza gupfira muri ubu Mose barabimubwiye ari mu kibazo gikomeye ariko yanga guta intege imbere yawe haleluya yanga guta intege imbere yawe Mose yatakiye Uwiteka mu mutima Imana avuga ngo ni Mose muri iki gituma untakira
kufulira ngo bwira Abisirayeli bagire gute bakomeze bagende Abisirayeli abidiriye kwende ngaho ni munyumvi bakomeze bagende bagende abidiriye basi bagehehe ayende basi bakomeze bagende mu nyanja abidiriye ngaho ari nk'abana bawe bageze aho abandi mukomeze mugende anakukala nawe bidirize ariko Mose Uwiteka yahise amubwira ngo narambura ukuboko kwe hejuru y'inyanja none abikoze Mose yigabanyamo kangahe Abisirayeli hanyuma barambuka nk'umuzi. Haleluya. Ijambo riratubwira ngo muri iryo joro mugoroba nibwo Uwiteka yahushije umuyaga uturuka iburasirazuba ugabanyamo amazi kabiri, icyuma kimwe kijya hirya ikindi kijya ibumoso ngaho ndebera ndebera nawe utekereze n'ubwenge bwawe ubitekereze tekereza amazi yarari ikirundo noneho yirunze yarashansandaye guca noneho yirunze ikirundo iruhande guca naha yirunze ikirundo guca hagati y'amazi ayo mazi urumva yaba akomeye koko ariko Abisirayeli kujya nabo bagiraga kwizera nabo barakugira n'ubwo bahuraga n'ibikomeye cyane baracamo baragenda bageze hagati babona abanyagiputa barabakurikira noneho Uwiteka mu gicuku cya nyuma nibwo yitamburuye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Haleluya. Aritamurura abona abanyagiputa barabakurikira Abisirayeli maze akura iki akura iki inziga zari ziri ku magare yabo none uko abashaka kugenda yihuta amagare ntabwo yongeye kugenda bagenda ku buryo bibagoye bakurikira Abisirayeli. Umwisirayeli wa nyuma amaze kwambuka gutya amaze kwambuka iyi ni ngombe yo ku Bwisirayeli, iyi ni inyanja sibyo. noneho umunyagiputa wa nyuma yari hariya bose bagiye bijehe mu nyanja maze Uwiteka Imana ihombore y'amazi yose araza yitura hejuru y'abanyagiputa. Haleluya. niyo mpamvu yabwiye Abisirayeli yabwiye Mose babwire bambuke nanjye ndihesha icyubahiro kuri nde kuri Farawo n'ingabo ze. Haleluya. ariko iyo senariyo nyitekereza ndayireba nanjye numva ukuntu bari bameze bacitsemo igikomo ku ijambo ry'Imana bivuga bacikamo igikuba birabayobera nibwo bageze baravuga bati rero dukwiye gusubira inyuma tukagenda kuko Imana ikunda Abisirayeli ikanga abanyagiputa. ariko ari ijambo ririmo ryiza cyane. Mose yabwiye Abisirayeli ati mwitinya abanyagiputa murimo kubona umunsi ntabwo muzongera kubabona ukundi. Haleluya. kandi nawe ugiye mu mwuka wasanga hari Imana yarushye mu nyanja bitazongera kuboneka ukundi. Amen. bitazongera kuboneka ukundi. birahari rwose, n'ibyo birahari kuko Imana yarabikoze kandi Imana ntabwo ikorera ariko tukiranuka cyane. Imana ikorera kubera kugira gute idukunda rwose ikorera ko idukunda. burya ntuzajya ubona hari akantu Imana igukoreye ukazajya uvuga uti jyewe ni Gatsiri muri ibi jya uvuga uti Imana nagize gute n'ibinkorera. abaririmbyi nimuririmba neza mukabona muhimba indirimbo murayiciyemo neza ntimukishyire hejuru ngo ni ubuhanga bwanyu. muranyumva? ntimukishyire hejuru ngo ni ubuhanga bwanyu ahubwo mujye muvuga muti ni agatora yanjye Imana yagize gute itunagiyemo. Haleluya. burya ibikorera ko dukunda ntabwo cyangwa se turi abanyabwenge cyangwa turi abahanga turi intwari.
Amen, amen. Amen. N'ikimana ibikorera rero. Zimene Mungu apangira. Imana nicyo ibikorera. Zimene Mungu apangira zimene. Ati mwebwe mwicecekere gusa. Iniyo Mungu akuraje. Mureba agakiza Uwiteka Imana igiye kubazanira. Zimene Mungu akweretsa. Nibyo rero yagiye gukora kuriya. Abanyegiputa babakurikiye. Imana ibatsinda mu nzira bataragera. Ndagira ngo uyu mwaka wa 2025 ugire kwizera. Haleluya. Ugire kwizera ko Imana izabana natwe. Ibintu byose Imana irimo itanga mu ijambo ryayo. Kandi ubwo buhanuzi kugira ngo pasiteri yagiye mu ndimi, pasiteri yagize gute, iri ni ijambo ry'Imana ritavangiye. Haleluya. Icyo dusabwa twebwe ni ugukiranuka. Sibyo? Ni ugukiranuka. Niba twarakiriye Yesu tumukomereho, tumwikomezeho. Haleluya. Tumwikomezeho kuko ufite ubugingo buhoraho. Ni Yesu wenyine niwe ubasha kuduhagarika tukabasha gukora ibyo dukora byose. Nawundi abantu baririmbye ngo babasiga ngo bagerageza bizisamba ariko ngo nanjye icyo bageraho. Ariko mu cy'ingenzi ukwiye gutega ugutwi ukumva ibanga. Igihe wigishije ukizera ugomba guhita wakira nde? Yesu Kristo akaba umutima akazakuyobora. Amen. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Yehova ni wapanga mu mkondo. Reka tubasome naho. Turasoma mu kuva igice cya 15. Tuwerenga Exodo chapter 15. 15 umurongo chapter 15 umurongo 20. Verse ya 20. Exodo 15 verse 20. Degudi tuwerenge sina la Yesu. Audi ndipo Miriamu mneneliyo mulongo wa Aroni anagwira linganga mdzanjalaje ndipo akazi onse anatuluka kumutsata ndi malinganga ndi kuthira mang'ombe. Kandi choncho kuva 15 umurongo 20. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'ibihetse yabiroshye mu nyanja. Haleluya. Ahangaha Miriyamu urugamba rwarabaye, enkondo inakara ararubona, arareba, anayangana nditu byose yarabikurikiye. Zosa nazisenda kuna bwe barakomeza baragendana, uyenda limoze baragendana, amenda limoze. none abanye bageze haruguru gutya, anafika baba bamutse neza, anaoloka kuna bwino nibwo yafashe ishako n'abandi badamu, anatenga ishako n'akagoma, ndi alingaga n'akagoma gatoya katika ngoma kajamubona abantu b'abakaraza cyangwa bavuza ingoma. Amena mbyaziyone akagoma gatoya waza gukubita gutya, kamena bamenya koko kaga batumiza ingoma zitangira kuvuga mazina zikuza. ako niko bitisha kamenya ngo ndega linganga kamene kamungo kwa none ubera gafashe anagane n'abandi bagore bafite utundi dushako batangira kubyina. Ariko niko bene babyiniraga iki ubwo ngubwo? Babyiniraga iki? Babyiniraga amavina, babyiniraga intsinzi bari bamaze kugeraho. Haleluya. Babyiniraga intsinzi bari bamaze kugeraho. Uwiteka yabakoreye kubanyagihugu baratangira barabyina indirimbo barimbaga sinzi uko rivuga, ariko baravugaga ngo nimuririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwari ihetse yamuroshye mu nyanja. Nimumubere icyubahiro Imana. Haleluya. Amen. Bagabo reka mbabwire, azibabo dibuze
nakunda kujya mpugura abagabo Ima kondo kuzisa genda zibamo. nibo Yohana na Matiyasi natuye abagabo banje Kifanyi manso kula zibamo ni bandi ya heaven. narababwira ndireba Mauza kunena kuti. bagabo rero Azibamo. hari ikintu mugomba kumenya Bali ikintu cyose ufuna kuziwa. burya Hawezi. ubwo rwubakwa n'abantu babiri Banja da pawe. umugabo aba ku mutwe ariko umugore akaba umunyarugo Akazi ndiye mwini wake. akaba umunyarugo Ngini akazi iyo umugore atari umugore nyamugore ngani kazi. urugo naho rugira gute naho rugera Banja siri kalamu siri yenda. urabyumva Mwapetsetsa. habwira mukunda abagore banyu Muziko ndakazi yawe. nibwo ingo zanyu Ema banja ano ataka ataka. madamu wanjye twarakundanaga ndi Ine kazi wake makonda anakwambia. nuko Jonji. ubwo rero So bana. nibwo nababwiraga ni rero Mauza unena. ikintu kizababwira yuko Kintu kizavu. murimo gutera imbere n'iki Uri bile matsokoro ni cyane. mujye murebera ku bafasha banyu Muma ngina kwa ngazi. haleluya Amen. niyo dushaka kureba urugo rwacu rurimo kugenda rutera imbere Ngadiriona nubwo wamwisha nubwo wambwira gute Kauto. jyewe kwirebera ku mugore wawe Nima wanganira kwa ngazi wa. haleluya Amen. ahindura ibitenge buri munsi Usita zirengetse. ahindura imikenyero buri munsi Aba sita zose zirakuzu. urukweta ahindura buri munsi Useka neba zifya ndimo. agafasha bafite ibikapu nka bine hariya Kandi tuzika nuno wani. ariko ntasi bavuga ngo mugabo wanjye ndashaka kugurira igitenge runaka Goma ngani kazi wanga. kandi za super wax yarabitse hariya Goma zina. kandi akizambara pe Bali jibe sa mene sa zambara zango sunga. abagore bakunda Ama azima ya makonda. haleluya Amen. ariko ni byiza yuko imana yabareka Goma ndi jonjo gitunza bwino. kandi rero mutabikoze burya Goma ngani suna wange jonjo. natwe burya urukundo rwaba ruke Imeso kigwandi gitokana jonjo. utiyitayeho ngo tubone yuko urimo kwiyitaho koko ehe Yani sukusama jonjo. Basi. ariko birakwiye ko icyo kintu tukimenye Izozo diziziwe. umugabo warangwa n'iki Mamuna mwana. nuko aba ari mu bintu byashugura byinshi imishinga myinshi ibikorwa byinshi binyuranye umugore we akaba ubwiza bibivuga haleluya badamu ndimo ndababesera kandi imana icyubahiro niyo mwemera ko ari byo amen 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 imana ibahe umugisha mwanze kwemera ko mugura ibitenge byinshi kandi ari byo we mujya mubigura abagabo barabahahiye mujya mubigura mu byambare mubyambare noneho mugende mu nzira mwabereye abo umugabo we nakureba bajya avuga ati nanjye umufasha wa nyaruku n'abahagaze bose haleluya ariko rero nawe ntuzajya umusebya ukagenda wambaye ibintu bidasobanuka kandi nta kintu yo kwibwira ntabwo ari byo haleluya ugomba kumuhesha icyubahiro aho ugeze hose abagabo bose ntabwo muzi ko mukunda icyubahiro mw'abagabo ntabwo mubizi icyubahiro ni icyacu ntabwo ntituzakirwanira niba ushaka ko tukirwanira nyine ubwo murumva uko bizagenda mu rugo bizaba hasi hejuru hasi hejuru ariko mwihorera icyubahiro cye nawe ibyo umusaba abiguhe ugomba amahuguyeho gatoya imana ibaho umugisha bariya badamu rero niyo mpamvu wabonye bafata ziriya shamba bagatangira kuzivuza kubera ko burya abagore barahimbarwa niyo tubwira ngo abadamu nibadusuhuze ubwo nibavuga haleluya bisanga binyuranye n'uko abagabo tuyivuga kubera ko barahimbarwa dore urundi rugero rugiye kubaho urundi rugero mbahaye nimundebere muri iyi korali abagabo murimo nimuhaguruke igitsina gabo kirimo nimuhaguruke igitsina gabo kirimo muhaguruke abari muri iyi korali nimuhaguruke igitsina gabo nubwo namwe mugaragara ko muri benshi wenda kuruta bariya ariko se murangana n'abo badamu bari aho bicare ni ukuvuga rero yuko ndashatse kuvuga iki abagore barahimbarwa bahimbarwa kuruta iki abagabo ni nayo mpamvu bajya bitabira ibikorwa byinshi by'Imana niyo bagiye kuvuga niyo tujya kuvuga ubutumwa hano abantu babanza kuza ni abadamu abagabo basanye barabanza bagapinga
ibi ni ibiki ubundi ibi ni ibiki turimo reba duhamagarira ni ibiki ariko umugore we yaje kare rwose n'aba birimo bapfa kwiyumvira ko ari ijambo ry'Imana rishaka kugira aho rimugeze kubera ko bahimana. Niyo mpamvu Miriyamu n'abandi bagore bafashe amashambo bagenda babyina baririmbira Uwiteka kuko yabashije bitangaje ifarashi y'uwihetse yabirose mu nyanja. Haleluya, Imana ishimwe. Ari ijambo rishaka kudusoreza soreza rwose turasoma mu butumwa bwiza Ulitenga wino lebero ni Yohani igice cya 14 chapter 40 turashaka kwigira mu bwami bw'ijuru. kuna ndivile kupanda. Amen. Uko kwizera nta kintu kuzatumarira. Kwizera ko tuzaba mu bwami bw'ijuru atari ibyo twaba twizereye ubusa. Niba twizera ko tuzaba hano mu isi, reka twizere ko tuzajya no mu bwami bw'ijuru aho tuzaba mu butunzi butazarangira kandi tukabana n'umwami wacu. Some igice cya 14 rero ku murongo wa mbere chapter 14 vyambira verse 1. Nene data arasobanura kugira ngo ducukuze ndipo data uzira handitse mu mutwe w'amagambo ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadaharimo byo mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twabwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya, amen. Ntawe ujya kwa data agize gute? Umva reka mbabwire wese bazakube hasi hano haze ikintu namenye uko winanga kare buraza bana basi ubwana bakare ngira cyane amazi ahinduke nk'ihene mumuza kare ariko niba batakire Yesu nk'umwami n'umukiza ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nakubwiza ukuri ntabwo bazanjira mu bwami bw'ijuru. bali bekulo kuma kumwaka Yesu niwe nzira n'ukuri. Yesu ndiye njira mu ndiona namwe reka mbabwire ndiguze ni mwe guhagarika imitima inu musavunike ndimu mwivuga muti we ibyatwaye bizongera bibeho. unabizina kalabo Reka twizere ibyiza. Haleluya, zabu ino kandi komanso kwizera kwacu kubasha kubirema. to kulubira cyacu kubira kitakulenga Twizere Imana, twizere Yesu, Mulungu kulubira Yesu niwe wabasha kudushoboza ndatekereza nditse maganizo atose. Yesu se ntamaze kutubwira Yesu abibuza ko agiye mu ijuru urabira kumwamba kudutegurira hacu kandi konzera kwaka kandi ko azagaruka kugira gute? kumena azabwera kutujyana kugira ngo hazaba natwe tuzagere mu kumena zakare Yesu zakare. Yesu rero Yesu ari hamwe n'abigishwa be ali bamoze no kuziraje yarababwiye ati anawuzonera kuri birakwiye ko ngenda. zofune kuri dibire Abigishwa bati Yesu wakuzira Yesu twabanaga natwe nakana ukatwigisha byinshi umara bikutsa zabiri ugakora n'ibyo tudashoboye ngabanga zo tegera ndetse kiyo ugatubura n'ibyo tukarya. komaso ngani ubu batsaza ngende ni nawe uzabitukorera. Wena ngo babira zari bangira ndane simeneza Ariko arababwira ati birakwiye ko ngira gute? nikwendera gute Ongenda. nibite Ariko ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, Nzabasiga nzabasiga umufasha uzabana namwe, ari we Mwuka Wera azabana nawe ibihe byose. ameza kana Haleluya, amen. uwo Mwuka yaramudusigiye rero, Nzimo wera anadisira yaramudusigiye. anadisira nzimo wera Ariko rero kwa nsubana burya hari abantu babana bali antwabira bagenda n'abataziranye. ama yendo saziwana Tomasi mwumvise ibyamubayeho, Thomas umutozi bari bakidigira yabajije Yesu ngo ariko se anamuza Yesu uri ni bodi inzira ko tutagize. bodi njira Yesu rwitseho Hari umuntu wansuye muri bya bintu naciyemo, bali umuntu arandiyendera turabana n'umuntu w'inshuti yanjye n'umuvandimwe. bali weziranga ndi tubambe Noneho kena uko abantu baza kudusura kena naambira kuzandiyendera tukagenda kuzandiyendera tubaherekeza. nyo Hari umwe duturanye hano muri Legacy, bali neba so mwili ya 6 no na
nanjye sinari muzi Inesi mamuziyo sahora gaza kudusura katuganiriza ina makwera kuyenzetsa kuriyendera none igihe kigeze aravuga ati haida kupigana na reka nawe ngere mu yaje nipigire mu nyumba kamboje kusuri hadi mu rugo ni ati nani mtoroni nyumbani bara akakubi kwa kandi hafiko umani bakubiri kwa pili none wa mugabo w'inshuti yanjye weziranga uji aramuherekeza anamuherekeza amerekeza baragenda ubwo mugabo nabibwiraga uyu muntu mberekeza kandi bavuze ko bari hafi hagati ngo njye mbabone umugabo nawe ntiyaca iwe aharenga aragenda arakomeza aragenda none bageze hepfo umugabo w'inshuti yanjye w'umuvandimwe nawe aratekereza uyu muntu umaze gukurikira hagati ngo njyewe wendagere kuri akanduritse aramusezerana umugabo nawe rero yanza kumujyana we kuko nawe ntiyaramuzi urumva ibintu byo kugendana abantu bataziranye yaramanutse gutya kuva hariya winjira hariya hombo kwa jambo kugira ngo ukate igihe nta metero n'icumi zirimo nta metero icumi zirimo ariko baragenda si umugabo ubwabwe amatuye hafi hagakata amagi yo mu maboko umugabo nawe haravuga ati se kuyakunda mukatana mujyane wanyu urinde mu ntoki nzi ari mu ntoki barakomeza baramanuka bageze hepfo wa mugabo nawe aravuga ati ese kubundi yatubwiye ko ari hafi hagakata amagi yo mu maboko biteze reka nanjye nikatire nigendere ahita atagera hepfo arakanduritse urumva kugenda n'abantu mutaziranye ni ibibi ni akaga rwose Tomasi rero nawe bonaga n'abigishwa ba Yesu ariko ukabona ntabwo bahwanye ntabwo bumvaga kimwe ibya Yesu niko kumubaza ngo ariko Yesu ubundi ubu ngubu koko iyo nzira ko tutayizi uramenya ko ari nzira nuko Yesu aramubwira ati ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe ubasha kugera kwa data nagize utanyuze muri Yesu Kristo inzira yo mu ijuru uramaze gusembana nayo mwabyumvise niba Yesu atakurimo cyangwa umubemo babigishura gutaha haleluya ndagira ngo tugire kwizera twebwe tugire kwizera ko Imana izadukorera ibitangaza byinshi ibyo twavuze n'ibyo tutavuze ibyo tugomba guhabwa hano mu isi Imana twizere ko izabidukorera kandi ko izabiduha amasezerano yacu yose twizere ko Imana izayasohoza haleluya ariko ndagira ngo mbwire iki Imana ishobora kuguha amasezerano agatinda kandi utakiraniwe kubera ko Imana ishaka kuyasubiriza iryagi igomba kuyasubiriza igihe cyayo iyo igihe cyayo kigeze Imana isohoza ibyo yavuze ujya kumva abantu baravuze ngo Yesu yakuye hano ibi kandi wacaho nk'icyumweru kimwe hari biza ako kanya kandi Imana yarabwo nitinde isezerano ryayo nubwo bamwe batekereza ko iritinza ahubwo twihanganisha ko twihana kugira ngo hatagira ugira gute urimbuka haleluya icyo nicyo gituma Imana ishobora gutinza isezerano ishobora kuri gusubiza vuba ikabona ko ibyo iguhaye uzabipfushuza ishobora kuri guha umwanya igasanga ko ibyo ugiye kuguha utazabigendamo neza aho ikavuga iti reka murindirize ikindi gihe reka murindirize ikindi gihe nicyo kikwiriye kuko muri iki gihe ntabwo urashya haleluya ndagira ngo tujye kwizera rero nk'uko twabonye yuko ari ukumenya ibyiringirwa rwose udashidikanya
tudashidikanya ko bitazabaho akaba ariko kutugaragariza ko ibitaboneka ari iby'ukuri twizere ko Imana ibyo yadusezeranije izabikora kwizera uko rero iyo ni intwaro ikomeye ni intwaro ikomeye y'umukristo kwizera ni intwaro ikomeye y'umukristo uko kwizera tuguhagazemo niyo mpamvu dusengera abarwayi bakagira gute bagakira uko kwizera tuguhagazemo niyo mpamvu tuvuga ijambo ry'Imana abantu bakagira gute bagakizwa uko kwizera tuguhagazemo niyo mpamvu turirimba n'indirimbo abantu bagafashwa haleluya amen uko kwizera rero niko nifuza ko nawe ubundi kwizera kugabanyijemo ibice bitatu harimo kwizera gusanzwe ngo n'abadayimoni nabo barakugira abantu bajya mu bapfumu bakajya kubaza ibyo babaza byabananira bakavuga ngo naho iki naho Imana urumva nabo bazi ko Imana ifite iki imbaraga hakaba kwizera gukiza iyo twigishije ijambo ry'Imana tukabwiriza ubutumwa bwiza abantu barakizwa bagahindukirira Yesu uko niko kwizera gukiza haleluya hakaba kwizera no gukora iki ibitangaza niyo mpamvu iyo turambitse ibiganza ku barwayi bagakira burya ntabwo dukora ujya muhanga mu bintu byo gukira kuko isezerano Yesu Kristo yagusanyirongeza ibiganza ku barwayi bakira ntabwo uko nzanga mu gucageze kurabika gusa ijambo ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakira kuko ni isezerano haleluya amen ese mbere reka mubaze muri iyi minsi aho ugeze aha ubona kwizera kwawe gutarakama Yesu Kristo yabwiye abisirayeli umwana w'umuntu azasanga kwizera ko kiri hehe azasanga kwizera ko kiri ku isi mu mitima yabo ese mwebwe kwizera kwanyu mwumva guhamye ko kurashikama mwebwe mwumva mukibihagazeho ese ntabwo utegereje ko kwizera ukumva mu kwizera kwawe ntibashoboka ariko najya mukura inzira ku murima kuri uyu munsi najya mubwire ngo humura ibyo Imana yakubwiye bizagira guteza imbere mu ngara niba urateye kwizera reka garuka kwizera kwawe ihangane igihe n'ikinyabuzima ibyo wasezerano haleluya amen najya gusenya Imana dusenge Imana nababwiye ko najya nica gahunda ndakubahiriza gahunda numva aribyo byiza ndagira ngo dusenge Imana ndagira ngo dusengere abantu mwumva kwizera kwa kabiri kubyo mwifuza kubona kubyo mwizeraga mukabona ntibirimo gufatika n'ibirimo kwibona ibyo mwabwiye mukabona ntibirimo kugerwaho nyamara mbabwire ngo ntabwo Imana yabikuyeho ahubwo irashaka ko mushyika haleluya wende hari akantu kagutandukanyije tuvuge gutyo ariko noneho n'abandi umenye ko mugomba gutegereza mwihanganye kuko gusohora ko byagiye bizasohora haleluya amen reka nsabe umushumba dufata umwanya wose Imana ariko tumaze umwanya twicaye utari mugufi kugira ngo rw'inyine tuhagurika mu myanya yacu hanyuma tugomba gusaba imbere y'Imana kandi bireba amafaranga Imana ibaha umugisha umunsi w'umugabugaritse
tugeraho kugira icyifuzo muri uyu mwaka Nandika ni kumfungo jagaiji wo gukomeza gushaka Imana kuna murongo no kwizera ko iriho y'ukurubirira kuna Mungu alipo kandi ko izabana natwe komansa nzakana nambe kandi ko izakora ibitangaza. komansa nzagira zozizo. Reka rero dusenge. Bepere ushobora kuba waragabanukiwe mu mutima wawe mwina ndimo wanuna kawandigana ariko ubwo byagaragaye Abisirayeli bari bamaze igihe kirekire kwa menezi naoneka Aisraeli nateke kigeze Imana isoza ibyo kawi yavuze. ndapiga mungana wali saloteza. Reka rero dusenge Imana tugire Imana. Imba masuma Mungu Buri wese ashobora kurambura ikiganza aliyesakongeza zaranje kwizera no gukomeza kuba mu kugira mwanya. kala malo Dusenge Imana. bepere Uwiteka Imana yacu Bova Mungu watu tugushimiye uyu munsi waduhaye tukuyamigirani siku mwajibanza kandi dushimiye kugira neza kwawe. komanso nuyamiga kwa jogwino wangu Waduhamagaye niwo munadidana dukura hanze aho twari turi munadijo tsabanyo medi nali tuzana mu nzu yawe. munadikwelitsa nyumba yangu Bagaragaye n'abaja bawe akakolo wandaza kazi yangu cyatumye baza hano menda bakisabweleba baje kugushaka akuna kwakufuna fulani no kukugisha inama. nikukupeza upungu Nicyo gituma dutererana mwaka fanyage kima bakita kudisokana umunsi wa none siku la leo rambuye ibiganza aweza byabo manjamu bifuza kubona ubwiza bwawe, tunakuona ugwino wangu bifuza kubongera kwizera. tunakuona kujikulubiriro Mu izina rya Yesu izina la Yesu irukanye abadayimoni baciye Izina rya Yesu. kugetsa mu izina rya Yesu. izina la Yesu Reka ubafashe mwaka atadiza kwe twese tukugireho umugisha dozi ndonenda lizo muri uku gutangira uyu mwaka bagamba nyagayi tubone ubwiza bwawe. ubona ugwino wangu Ndakwinginze mwaka ubepana kwe utugire neza kideza gwino turusheho kugushaka uone kukufuna fulani kuko abagushakana umwete ko kukufuna fulani bose bazakora. au saba kubezana Ngurijemo ibicantege byose mu izina rya Yesu. izina la Yesu Reka tukubone mwami ngone na kwe buri wese nakwambaza Yesu akakugema akubone mwami. akubeze Urakoze kugize neza. siko pomwa kitasabu ino Turusheho gusengera itorero ryawe fulani bepiko wangu muri uku gutangira umwaka kuyamba kwanja yifuza mwami fulani kwe gukora igitangaza kile jozizo ubugingo bw'abakristo moyo wa Kristo tukakubona Yesu uone ni Yesu cyane cyane umwuka kama wera bakazimoera amanuke mu mitima asige yacu mitima yatu turusheho kurobanura ibinyuranye Nzenze mukuzwa nirukana imyuka mibi ivanga abazimu bavanga mbaciriyeho iteka. Sengera iteraniro Yesu n'itorero muri rusange urihe gukura mu gakiza tukwizere Yesu kandi koko tugire kwizera hamwe n'uko wumva urwaye wakomeje kubyumva nawe wizera Imana. Reka rero dusenge neza mwarimu ushobora kugenda imbere hano hanyuma n'ubundi dusenge Imana. Tugiye kubaramburaho ibiganza reka namwe mugire kwizera. Kabone Samuel data ijwi hanyuma tugiye kurambura ibiganza by'abantu cyangwa bashobora kuzamura ijwi hanyuma natwe turambura ibiganza. Uwiteka Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo tumaze kumva ijambo ryawe, tereka ko abakurambere bacu bagize kwizera kandi